Bakunzi b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV, mbanje kubasuhuza kandi muhawe ikaze. Inkuru y'urukundo yacu y'uyu munsi tuyitangiriye mu rugo iwabo wa Paula. Ni urugo rw'abakire, ni umugabo rwose ubona wihagazeho, ari kuganira rero n'indi famiye yaje kubareba. Abo bantu baba bashaka kuza gufata irembo ry'uyu Paula, ni umukobwa w'uyu mugabo, maze bari kuganira. Uyu mugabo ari kubwira iyi famiye ati ni ukuri umukobwa wanjye aramutse ashatse muri famiye yanyu nanezerwa cyane, kuko rwose turaziranye guhera kera. Ikindi kandi uyu musore wanyu nawe ni umusore mwiza, nta mukobwa n'umwe utamwifuza. Nanone kandi rwose biragaragara ko twaba tumushyize mu maboko meza aramutse aje mu muryango wanyu. Uyu muryango w'uyu musore nawe uhita uvuga uti natwe umukobwa wanyu turamuzi neza kandi turamwizeye, twaramushimye rwose, icyaba gisigaye ni uko avuga ngo yego, maze tugatangira imyiteguro y'ubukwe. Papa rero wa Paula ahita abwira mama we ati ariko genda ubyutse Paula ari mu cyumba cye aze asuhuza abashyitsi. Mama ahita agenda akamuhamagara, maze Paula akaza rwose ko yaravuye mu buriri, ubona ko yapinze abaje kureba, yari yabasuzuguye rwose mu buryo bugaragara. Araza rero nta nubwo yirirwa abasuhuza, ahita ahagarara muri salo hagati, maze akabwira papa we ati nakwitabye papa. Papa ahita amubaza ati none se uyu musore uramuzi? Umukobwa ati yego ndamuzi. Ati rero ubu rwose yazanye n'umuryango we kubera ko barashaka kugusaba bakagukwa. Uyu mukobwa ahita abareba cyane akabacisha nk'amaso bose, maze papa we akamubaza ati none se urabitekerezaho iki? Uyu mukobwa ahita abasubiza yabasuzuguye nanone ati ntabyo nshaka, ntabyo nkeneye rwose, ndumva ntabwo mbyitayeho ibyo ngibyo. Ahita yikatira agahita yisubirira mu cyumba cye, maze agahita rwose agenda akaniryamira akiyorosa nkaho nta cyabaye. Ubwo rero mama we ahita amusangayo akamubaza ati mwana wanjye ibintu ukoze ni ibiki? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko se mwampaye basi n'umwanya nkabanza nkitekerezaho, nkabanza nkamenyana n'umuntu. Mama ahita amubwira nabi ati nyamara ibyo bintu umaze kubigira urwitwazo, buri munsi uvuga ngo ntabwo muziranye, uratekereza se nibamara kugutera inda bizagenda gute? Buri gihe uba rwose uri kwisiga wigira neza, uruhu rwawe rugira rwiza, ariko ntutekereza ko imyaka iri kukujyana. Hari imyaka izagera akaba nta n'umuntu n'umwe wakubaza izina, ati ubwo ngubwo nyine utegereje kuzatangira kujya buri gihe ujya kurara mu masengesho nta kindi usengera uretse gusengera umugabo, nyamara nanone ukabura n'umuntu n'umwe ukureba n'ijisho rihumye. Ni akazi kawe rwose, komeza wigire utyo. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ni akazi kanjye, ninshaka rwose nzabura umugabo, ibyo ntacyo bimbwiye, nta nubwo rwose ibintu by'abagabo ari ibinshishikaje. Uyu mukobwa rero ku rundi ruhande yakoraga mu kabyiniro. Ababyeyi bo muri ino karitsiye y'iwabo ubundi rwose ntabwo bamwumvaga habe na gatoya. Iyo umusore yavugaga ngo akunda uyu mukobwa, ababyeyi be bamurebaga nabi bati have have, uriya mukobwa ni indaya, akora mu kabyiniro rwose kandi arashaje, urabona ko amaze kuba umukecuru, ngo yari amaze kugira imyaka 28, ariko iyo bamuvugaga wagira ngo bari kuvuga umukobwa ufite nk'imyaka 45. Ubwo rero abantu bose rwose bamugenderaga kure, no kuba n'uyu yari yamukunze akaza iwabo byari igitangaza. Ku munsi wakurikiye rero wa musore wari waje gusaba uyu mukobwa iwabo yarongeye agaruka kureba uyu mukobwa, noneho bari bonyine, amusanga yicaye hanze, maze aramubwira ati sheri nari nje kukureba ndabibona kuri gufata akazuba. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko mbwiza ukuri, ibintu buriya waraye ukoze wari wabitekerejeho? Uyu musore ahita amubwira ati ariko ndagukunda cyane ni ukuri kandi ndifuza ko twabana. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko wibagiwe ko rwose nta kintu na kimwe duhuriyeho, nta kintu cyaduhuza. Uyu musore ahita amubaza ati uri kuvuga se ko ku kazi kawe? Ati humura rwose maze kugushaka kariya kazi twahita tugahindura nagushakira akazi kiyubashye, kuko rwose nta mugore w'umugabo wakora mu kabyiniro. Uyu mukobwa noneho ahita arakara kuko si ibyo bari kuvuga, maze agahita yimyoza, agahita yigendera, agasiga uyu musore yicaye wenyine.
Ababyeyi ba Paula batangira kumwibazaho bikomeye, bakibaza ikibazo umukobwa wabo yaba afite gituma umusore wese bamuzaniye amwanga, kandi bagatangira no kwiheba bati umukobwa wacu koko ntagiye kugumirwa. Papa we rero aramuhamagara muri salo kugira ngo baganire, maze akamubaza ati mukobwa wanjye kubera iki uriya musore wamwanze? Uyu mukobwa aravuga ati nanjye simbizi. Papa we ati hoya, kuba wamwanze ugomba kuba ufite impamvu kandi isobanutse. Uyu mukobwa aramubwira ati rwose ntabwo ari umugabo w'inzozi zanjye. Nyina agahita amubaza ati umugabo w'inzozi zawe rero numeze ute? Ati wagira ngo ahari ufite igitambaro bazakudoderamo umugabo ushaka. Uyu mukobwa ahita ababwira ati uriya musore ntabwo anyumva, kandi njye nifuza umugabo rwose twakumvikana, naho uriya musore w'icyo yifuza ni ukumpindura. Papa we ahita amubwira ati ariko mwana wanjye ibintu akubwira nibyo, iyo umugore amaze gukora ubukwe aba agomba guhinduka. Uko urukundo rugenda rukura mu muryango, umugore agomba kugenda yitwara kandi nk'uko umugabo we abishaka. Uyu mukobwa ahita ababwira ati ngewe ariko si uko, nkunda umuntu wankunda uko ndi, akankunda uko meze, atizeye ngo azampindura. Ubundi se biramutse bidashobotse ko ampindura kandi aricyo yari yarizeye, ubwo byagenda bite? Mama we ahita amubwira ati ni akazi kawe, buretse ugira imyaka 40, noneho numara kugira imyaka 40 n'uwo uzashaka kwishyura kugira ngo akubere umugabo ntazabyemera. Ni akazi kawe buriya kugira ubwenge ngo ujijuke. Uyu mukobwa ahita ababwira ati rwose nimumpe igihe mbitekerezeho, naho ubundi rwose ubwo ntabwo rwose niteguye gushaka umugabo. Nyuma y'iminsi mike rero uyu mukobwa yasanze ababyeyi be bicaye muri salo, maze arababwira ati ngiye kujya muri Amerika mu cyumweru gitaha. Papa we ati ariko nta mafaranga mfite, urajya muri Amerika gukora iki? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ni urugendo rw'akazi papa. Uyu mugabo agahita amubwira ati hoya, ntabwo uzajyayo rwose kubera ko simba nizeye umutekano w'ahandi hantu hose. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko ni inama gusa nzaba ngiyemo kandi nzahita ngaruka. Uyu mugabo aramubwira ati hoya ntaho uzajya, nibashaka undi muntu ugusimbura. Uyu mukobwa aravuga ati ariko ninjye mfite ibyangombwa byemewe byatuma ngenda. Uyu mugabo aramubwira ati biyaranje bashaka undi, wowe rwose ntaho uzajya. Uyu mukobwa rero ahita areba mama we ati mama ko ntacyo uri kuvuga? Mama we agahita amubwira ati urashaka ko ngiye nkuvugira? Ati urabizi rwose ko akazi kawe ntigeze nkiyumvamo guhera ku munsi wa mbere. Ati ni gute umuntu w'umukobwa yakora akazi gatuma buri gihe atarara iwabo akarara mu gasozi, akarara abyina ijoro ryose rikamukeraho? Ni gute rwose wumva njyewe nagushyigikira? Ati urara ugenda ijoro. Ati nkubwire abantu bagenda ijoro aba ari bo? Ati mu ijoro hagenda abapfumu, hagenda abarozi, hagenda indaya ndetse n'abajura. Ati uri iki muri abo ngabo? Ati umukobwa w'umutima arara iwabo, naho wowe rwose urara ugenda. Rero rwose ntabwo ngushyigikiye habe namba, ahubwo nshyigikiye papa wawe. Uyu mukobwa yumvise ibintu mama we amubwiye, yumva ko rwose kugenda bitagishobotse kuko bose bari bamaze kumuhakanira, maze ahita ahaguruka nta kintu avuze asubira mu cyumba cye. Paula yahise ajya kureba inshuti ye, maze ayibwira agahinda kose afite. Ati ababyeyi banjye ntibanyumva habe namba, icyo bashoboye gusa ni ukunkoresha akazi ko mu rugo. Ati ndakora rwose, maze kuzana amaboko nk'ay'abagabo wagira ngo nterura ibyuma. Ati uzi ko nsigaye meze nk'abagabo. Ati kandi rwose ibi byose ni ukubera uriya musore nanze akabanteza. Iyi nshuti ye iba iri guseka ati ariko nawe ntugakabye. Ati ntugakabye rwose, ntabwo umeze nk'abagabo, umeze nk'abakobwa. Ati ese hari umugabo waba umeze nkawe? Uyu mukobwa ahita amubwira ati du reba, urabona aya maboko utagira ngo aterura ibyuma kubera akazi k'iwacu? Ati ariko ndaje mbyigeho nshaka icyo gukora rwose kuko ibi bintu birandambiye. Aba bakobwa babivugaga bari kureba na filime, maze iyi nshuti ya Paula iramubwiye ati ariko rwose mariage z'ubu nazo zirashekeje. Ati ndebera nka bariya. Ati uzi ko bakoze mariage itari iya nyayo, bakoze mariage ya feke gusa bitari ibya nyabyo? Uyu mukobwa itariba cyane ati ati nuko bimeze. Agahita abitekerezaho akumva rwose iyi filime nawe imuhaye agatekerezo k'icyo gukora. Ahita amubwira uyu mushuti we ati ahubwo urakoze kunyereka iyi filime, hari ibintu itumye ntekereza, impaye igitekerezo rwose, urakoze cyane. Ubwo bari kumukubita mu kiganza ati urakoze ku gitekerezo umpaye.
Mu rugo kwa Pabura rero ho mama we rwose aba ari kumusengera ibintu byacitse afatanyije na papa we, maze akajya avuga ati mana rwose abazimu bari mu muryango w'umugabo wanjye bose ubatwike, abadashaka ko umukobwa wanjye ashaka bose bari mu muryango w'umugabo wanjye bose bashye, ati kandi mana rwose abantu bose bari kutugirira ishyari badakeneye ko dutera imbere bari mu muryango w'umugabo wanjye nabo bose bashye. Maze uyu mugabo bamara gusenga agahita abaza uyu mugore ati ariko sheri mu muryango wawe ho nta bazimu babamo, kure gusenga wirukana ab'iwacu gusa iwanyu ntawe ubamo? Maze uyu mugore ahita amubwira ati reka da, ati iwacu ni abatagatifu gusa, mu muryango w'iwanyu niho mbona rwose haba abantu basa n'abazimu, niho mbona rwose haba abantu b'imitima mibi bagira amashyari. Uyu mugabo araseka maze akamwihorera bagahita baryama, ubwo buba bwije. Hashira iminsi rero papa wa Paula uba ukomeje guhangayikishwa rwose nuko umukobwa we abagabo bose bamushakiye abanga, agahamagara ya nshuti ya Paula maze akayibwira ati umukobwa wanjye koko afite ikihe kibazo, urabizi nawe ngufata nk'umwana wanjye kandi rwose muri inshuti kuva kera muraziranye kuri byose nta kintu aguhisha, mbwira ikibazo afite ni ikihe gituma umugabo wese tumushakiye amwanga, ndetse nawe akaba ageze ku myaka 28 nta muhungu n'umwe arazana mu rugo nibura ngo avuga ati turakundana, bimeze bite? Ese umukobwa wanjye yaba afite ikibazo cy'umwihariko? Iyi nshuti ya Paula ibwira uyu mupapa iti hoya rwose nta kibazo cy'umwihariko nzi afite. Papa rero wa Paula ahita abwira uyu mukobwa ati ndakwinginze wowe arakumva ndabizi, genda rwose umuganirize umubwire ko agomba guhindura ibitekerezo maze akaba yashaka umugabo, ndakwizeye kandi wowe uzabigeraho. Uyu mukobwa aramubwira ati rwose mubyeyi ndagerageza kandi ndamuvugisha nta kibazo, nzababwira rero ikizavamo. Nyuma y'igihe gito rero Paula yagiye kureba inshuti ye maze arayibwira ati ndashaka ko umfasha, ati rwose hari serivisi ngukeneyeho, ati ndashaka ko tureba kuri Facebook tukareba kuri IG n'ahandi hose maze tukagenda tureba abasore nkareba ko ntahitamo umwe twazakorana ubukwe. Iyi nshuti ya Paula yarumiwe iti ngo iki urashaka se gukora ubukwe? Paula ati cyane, ati none se kubera iki utabukora n'abasore bakuzanira ukaba ushaka umuntu rwose utazi, kubera iki se umuntu ushaka gukora ubukwe? Uyu mukobwa abwira inshuti ati impamvu rero nshaka gukora ubukwe, papa wanjye yambwiye ko nindamuka nkoze ubukwe azampa impano nyinshi zirimo inzu zirimo miliyoni 10 n'izindi mpano zitandukanye, kandi rero nubwo ntashaka gukora ubukwe mu busanzwe ariko izo mpano ze ndazikeneye, ubwo rero nkeneye umusore twakorana ubukwe kugira ngo ibyo byose mbibone. Iyi nshuti ya Paula irumirwa ati ariko nukuri uratangaje, ibitekerezo byawe rwose bikomeje kugenda bindenga. Bakomeza rero kureba amafoto kuri Facebook no kuri IG bagenda bareba, uyu mukobwa akajya avuga ati hoya birabyibushye cyane, uyu nawe ndabona acecetse bikabije, uyu nawe ndabona rwose sinzi ukuntu bimeze. Bakomeza kureba n'ubundi ariko bikarangira yabuze n'umwe yashima muri abo bantu bose baba bari kureba amafoto yabo. Urundi ruhande ariko ababyeyi ba Paula rwose ntabwo bari bamworoheye. Mama we yamusangaga mu cyumba ati ariko uzanyereka umukwe ryari? Ati ni ryari uzanyereka umukwe uhagaze ku maguru ye uretse abo ngabo wirirwa ureba muri telefone? Atabo rwose ntibakagukange kuba birirwa baterura ibyuma bafite imibiri yubatse, imbaraga zabo naho zishirira. Ntuzatekereze ko rwose n'imbaraga zo kubaka urugo uwo yaba azifite, kuko aba yazimaze yirirwa aterura, nta zindi mbaraga afite, ntaza gushaka amafaranga, ibyo ntibikagukange. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko se mama rwose ninde wakubwiye ko ndi gushaka umuntu wirirwa uterura ibyuma? Wandetse ko ibyo byose nzabigeraho? Uyu mukobwa ahita abwira mama ati ariko mama ati ni ukuri ndumva umutwe uri kundya, mbabarira rwose iki kiganiro tukireke. Mama ahita amubwira ati yego ati nizere ko udatwite, ati kubera ko nta muntu rwose watwita inda adafite umugabo ngo abyarire mu rugo rwanjye, ibyo ntibishoboka. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko se mama wandetse ko njyewe se urabona ndi Bikira Mariya ku buryo natwita inda y'umwuka wera? Mama we rero ahita aseka maze agahita asohoka muri icyo cyumba.
Umunsi umwe rero uyu mukobwa aba avuye muri supermarket guhaha, maze umuhungu akamusohoka inyuma amwiruka inyuma ati hagarara nkubwire. Uyu mukobwa arahagarara akamureba ati ariko ibyo ntabwo binshishikaje. Akimukubita amaso umusore agahita amubwira ati umva uri mwiza cyane, ni ubwa mbere mbonye umukobwa mwiza, ni ukuri nifuzaga ko tumenyana, nagira ngo rwose nkwisabire nimero yawe unambwira uko witwa kuko rwose nabonye uri mwiza ndabona nkwishimiye. Ati maze nko mu cyumweru gitaha nazaguhamagara tukanasangira rwose tukamenyana birenze aha. Uyu mukobwa ahita aseka maze akamuhereza ukuboko ati nanjye ndabyishimiye, ati ariko ni ukuri rwose unaje neza, ati nanjye ndumva nshonje, ati reka ahubwo tujye gusangira kano kanya. Uyu musore ahita amubwira ati hoya kano kanya ntabwo byashoboka kuko nta karite mfite ndetse n'ikofi yanjye nayisize mu rugo, nta mafaranga rero namwe mfite, natekereza ko twazahura mu cyumweru gitaha. Uyu mukobwa ahita amureba akijima ariko nanone agahita yigarura agahita amubwira ati okay ntacyo rero ngwino njyewe ndishyura nta kibazo, ngwino tujyane nta kibazo ibyo kurya ndabyishyura. Bahita bagenda rero bakicara muri resitora bagasangira maze bakanatangira kuganira. Uyu mukobwa rero abaza Buriya uyu musore niko aba yitwa ati se ati ubundi wowe ukora iki? Uyu musore ahita amubwira ati njyewe ndi umushoferi wa tagisi. Uyu mukobwa agahita yongera akijima maze akamureba ati umushoferi wa tagisi? Aba ari kumirwa nyine. Uyu musore telefone ye iba isonnye maze agahita yitaba, umuntu agahita amubwira ati uyu mugoroba kandi wari kuntwara none nakubuze. Umusore ahita amubwira ati yo ntabwo nabyibukaga. Agahita abaza uyu muntu ati se mbwira bya bisubizo bya viza yo muri Canada ntabwo biraza? Uyu muntu wari uri kuri telefone ahita abwira uyu musore ati nabyo byaraje kandi rwose nabyo baraguhakaniye. Uyu musore ahita ababara ariko agahita amubwira ati nta kibazo turaza kuvugana ku mugoroba. Ahita ahindukira maze akabaza uyu mukobwa ati se wowe ukora iki? Uyu mukobwa akamubwira ati nkorera mu kabyiniro. Uyu musore niwe muntu wa mbere uyu mukobwa yabwiye akazi akora maze ntatangare cyangwa se ngo yumve rwose aramutinye. Yahise amubwira ati wow ndumva bishimishije ibyo bintu, ndumva rwose nifuza nk'umunsi umwe kuzagusura aho hantu ukorera nkareba ukuntu hameze. Uyu mukobwa nawe yarumiwe kuko ni ubwa mbere yarabonye umuntu udahise amuca intege ku byerekeranye n'akazi akora. Uyu musore rero akomeza kwimyoza kubera ibyo bari bamubwiye kuri telefone, maze uyu mukobwa agahita amubwira ati bakwimye viza, nakomeje kumva ibyo mwavuganaga kuri telefone, viza bayikwimye? Umusore ati yego bayinyimye ariko nta kundi, ariko n'ubundi abivuga akomeza yimyoza. Uyu mukobwa akamubwira ati none se kubera iki ubundi ushaka kujya hanze? Uyu musore aramubwira ati ni ukuri ndumva nkeneye rwose kujya ahandi ngakora nkareba ko byakwemera, hano rwose byaranze, icyo wakora cyose ndakora ijoro n'amanywa ariko ntibivamo, nibura rero ndashaka kujya ahandi nkareba uko ho hameze nkagerageza yenda byacamo. Uyu mukobwa ahita amubwira ati urabyumva ute se nguhaye dupanze ukuntu wazajyayo? Ati nyine hari serivisi nshaka kugusaba, uramutse uyemeye wazabona viza y'Inyamerika ndetse ukabona n'amafaranga nta kibazo. Uyu musore yahise ahindukira aramureba aramubwira ati mbwira ikintu wifuza ko nakora cyose nagikora, hapfa kuba hatarimo kwica umuntu gusa. Uyu mukobwa yarasetse aramubwira ati reka reka nanjye rwose gahunda zo kwica abantu ntazongera humura. Uyu musore yahise amubwira ati rero ngaho mbwira ni icyo wifuza ko nkora, rwose nditeguye nibishaka biba ari aka kanya. Uyu mukobwa ahita amubwira ati rero ndifuza yuko dukora ubukwe, ati nitumara gukora ubukwe uzahita ubona iyo viza y'Abanyamerika, tuzakora nyine ubukwe butari ubwa nyabwo, tuzasinya kontra njye nzajya nkwishyura nta kibazo, iyo kontra nirangira wowe nta kibazo uzisubira mu buzima bwawe busanzwe. Ndashaka ko ababyeyi banjye baba batuje bakandika, ikindi kandi hari ibintu byinshi banyemereye ndifuza rero ko babimpa, ubwo rero kandi ntabwo babimpa ntakoze ubukwe. Ubwo nibyo rero nagira ngo nkubwire. Uyu musore ntiyigeze anabitekerezaho igihe kinini, yahise amubwira ati nta kibazo rwose ndabyemeye tubukore.
Bidatinze rero aba bombi bakoze ubukwe maze bahita bajya no muri Amerika nk'uko bari babivuze. Hashize rero igihe baje kugaruka baza iwabo, bahageze uyu mukobwa yahise abwira ababyeyi bati ni ukuri ko Imana nari mbakumbuye bikabije. Ababyeyi be barabishimiye aba bombi maze ahita ababwira ati rwose ntaranicara nkeneye impano zanjye mwanyemereye. Ababyeyi be barumiwe bati ariko se wowe utaranaruhuka uje ushishikajwe n'impano zawe nta no kumenya uko tumeze? Ati ndazishaka rwose mwarazinyemereye kandi mugomba kuzimpa. Papa we rero yahise afata ibyangombwa by'inzu maze arabimuhereza, aramubwira ati iyo ni inzu yawe mwana wanjye, nari ntabikubwiye ko nzayiguha numara gukora ubukwe? Ati rero rwose biri no ku mazina yawe. Yahise abwira Bria ati maze nubwo biri ku mazina y'uyu mukobwa ariko nk'uko bwose mwakoze ubukwe kandi mwasinyanye ku bwana akaramata, iyo nzu ni iyanyu mwembi murayisangiye rwose. Uyu musore yahise avuga ati ndishimye, yarasekaga nta kibazo na kimwe yari afite. Ubwo mama we nawe yahise afata sheke iriho amafaranga miliyoni 10, aramubwira ati mwana wanjye nanjye nabitekerejeho rwose, wadukuye mu kimwaro, warakoze kandi ufite umugabo mwiza. Akira rero na ya mafaranga twakwemereye ni ayanyu mwese. Barebye kuri iyi sheke we na Bria maze baraseka cyane. Uyu mukobwa arishima maze barataha we n'uyu musore. Gusa uyu musore rwose waba umukobwa bari bamwishimiye, nawe bamufataga nk'umwana wabo mu bandi. Paula rero na Bria bahise bajya kuba muri ya nzu ababyeyi babo bari babahaye. Yari nziza cyane, ari inzu ya etaje iryoshye rwose. Mu gitondo rero Paula yarabyutse ari gufata agacyayi muri salo, Bria abaraje ari kwambara neza yitunganya. Uyu mukobwa ahita amubaza ati none se ugiye hehe kuzindutse? Umusore ahita amubwira ati ngiye ku kazi. Paula ati ugiye ku kazi? Akahe kazi se? Umusore ati ko gutwara nyine tagisi nk'ibisanzwe. Uyu mukobwa ahita amubwira ati gutwara tagisi? Wibagiwe se ko twakoze ubukwe? Ubu ngubu uri umugabo wa Paula, ntabwo ugomba gusubira rero gutwara tagisi. Bria ahita amubaza ati none se hari akandi kazi waba wamboneye? Undi ati hoya, ariko nta nubwo ugomba gusubira kuri kariya. Ati kubera ko ubu uri umugabo wanjye. Maze Bria ahita abisubiramo ati yego rwose ndi umugabo wa Paula, umugabo utarakozeho n'intoki zawe kuva twabana. Ubwo se ndi umugabo nyabaki? Ibyo yabivuze afungura, ahita yongera kandi afunga yisohokera yigendera, asiga Paula yicaye muri salo nawe ari kwimyoza. Paula ahita ajya kureba ya nshuti ye akayibwira ati ni ukuri mfite ubwoba ukuntu ababyeyi banjye banyakiriye neza n'ukuntu banyishimiye. Noneho reba umunsi bazamenya ko ubukwe nakoze ari ubwa feke atari ubwa nyabwo, bazandakarira ubuzima bwose. Ati noneho izindi nkuru nshaka kukubwira ni ukuntu umugabo wanjye yanze kureka akazi ko gukora kuri tagisi. Gusa nzabigenze nte? Iyi nshuti ihita imubwira ati ariko wamushakiye akazi? Ihita imubwira ahantu ashobora kubaza, ati rwose uzabaze hashobora kuba harimo umwanya. Uyu rero Paula ahita avuga ati atari gusa ko aribyo unyibukije koko, turakoze cyane, ngiye gutangira kubitekerezaho rwose ibintu byo kumushakira akazi, kuko sinkeneye ko akomeza kuba umushoferi wa tagisi kandi ari umugabo wanjye. Ati hoya rwose ibyo numva bitari kumpesha icyubahiro. Umunsi wakurikiye rero nanone Paula yari yicaye muri salo nk'ibisanzwe, maze noneho uyu musore asohoka mu cyumba yambaye neza cyane. Yari yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, hariho na karavati y'umukara, ari kuyitunganya neza. Akize uyu Paula ahita amubaza ati none se kandi noneho ugiye hehe ko ndeba wambaye neza? Uyu musore ahita amubwira ati hari umuntu w'inshuti yanjye rero wambwiye ngo hari akazi ahantu akorera. Ati rero yambwiye ngo nze nambaye neza cyane imyenda nk'iy'umuntu ukora mu biro, ati maze andangire akazi, ati ndebe ko yenda nakora ikizami bakamfata. Paula ahita amubwira ati yeee atuke, ati ibyo byaba ari byiza. Uyu musore ahita amubaza ati none se urambona uti? Paula agahita amubwira ati urakeye rwose umeze neza, ariko se wakwemera nkagutunganyiriza akantu gatoya? Ubwo karavati imeze nk'ihengamye itajyanye neza n'imbere ku ishati uko yakabaye itunganyije.
uyu mukobwa ahita ahaguruka maze akayimutunganyiriza akayimufungira neza. Uyu musore nawe aba ari kureba mu maso ya Paula yatwawe atibuka n'ibyo bari kumukorera, maze Paula yamara kuyimufungira uyu musore agahita ajya kumusoma ku itama, maze Paula agahita amukwepa. Uyu musore ahita amubwira ati ngaho basi nyifuriza amahirwe masa. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ni ukuri ndabikwifurije kandi umunsi mwiza. Uyu musore ahita asohoka ariko aba yambaye neza byo, uba ubona yakeye, uretse ko no mu busanzwe aba ari na mwiza ku mubiri rwose, uba ubona ari umusore mwiza cyane. Ahita agenda rero akajya gushaka ku kazi, uyu Paula agasigara mu rugo nk'ibisanzwe kuko we yakoraga nijoro, yirirwaga mu rugo akarara ku kazi. Ku mugoroba rero Buriya yaratashye afungura urugi asakuza cyane ati Paula, Paula ngwino nkubwire inkuru nziza, akazi nakabonye ndishimye birenze uko wabyumva. Yarirukaga cyane ahita aterura Paula atanabitekerejeho, atumva nkubwire ati ni ukuri ati sinzi ukuntu nabikubwira, ati wanteye amahirwe mu buzima ku buryo ntazi ukuntu nabivuga. Uzi ko guhera namenyana nawe ubuzima bwanjye bwose bwese buhinduka. Ati tekereza nyuma yo guhura nawe nibwo nagiye muri Amerika n'imyaka yose nari narabibuze, nyuma yo guhura nawe nanone kandi mbonye akazi. Ibyo bintu urabyumva, ni ukuri Mana utera amashaba sinzi ukuntu nabikubwira, wanzaniye rwose amahirwe mu buzima bwanjye. Ubwo uyu mukobwa aba ari kumubwira rwose ati ngo amushyire hasi, akamushyira hasi maze uyu mukobwa agahita yicara mu ntebe ari nako afata telekomande acana televiziyo. Aba ari umukobwa rwose utagira ibintu na bimwe bimusamaza, nta kintu na kimwe ubona kimushimisha kurenza ibindi. Aba ari kumubwira ati nuko rwose ngaho felicitation, ariko abimubwira ubona atabyitayeho rwose, yirebera muri televiziyo, uba ubona atari ibintu birenze kuri we. Uyu musore aba yishimye akajya abyina agasimbuka ati ibintu simbyumva, ati ndishimye ku buryo udashobora kumva. Buracya mu gitondo rero uyu musore aba yiteguye yambaye neza cyane kuko aba ari umunsi we wa mbere w'akazi, maze akicara ari kuri telefone. Uyu mukobwa Paula ahita amuzanira kofi akamubwira ati ngaho bunywa ndi kugutegurira n'ibyo kurya bya mu gitondo kandi bigiye gutungana. Uyu musore ahita amubwira ati ariko ni ukuri uri umuntu mwiza cyane, ati none se kubera iki uyu munsi wanteguriye ibyo kurya bya mu gitondo? Uyu mukobwa ahita amubwira ati kubera ko ari umunsi wa mbere wo kujya ku kazi, ni ukuri ntabwo nashatse ko ugenda ushonje, nashatse ko ugenda umeze neza ufite imbaraga zose zihagije ku buryo rwose buri burinde bwira utarasonza. Uyu musore ahita yishima maze agaseka akamubwira ati uri umukobwa mwiza cyane, atari kuzi ko uri na mwiza imbere n'inyuma. Ati none ikirenze kuri ibyo sinari narigeze mbona ukuntu ufite amaso meza, ati mbega ukuntu ufite amaso meza. Uyu mukobwa ahita arakara, iyo bamubwiraga ibyiza bimuriho yahitaga rwose yijima, ahita arakara akabaza uyu musore ati none se ukeneye ibyo kurya byawe bya mu gitondo cyangwa mbyihorere? Uyu musore ahita amubwira ati cyane rwose ndabikeneye kuko ndanashonje. Abivuga ari guseka uyu mushiha uyu mukobwa aba ahise agira kuko uyu musore aba amuteye umutoma. Umukobwa rero ahita asubira kandi kureba bya byo kurya yari atetse. Ku mugoroba rero uyu musore atashye yahise ahurira ku rugi na Paula nawe agiye ku kazi, maze uyu musore aramureba cyane kuko yari anambaye neza anakeye. Uyu mukobwa ahita amubwira atumva fata ifoto niyo yihuta, naho kundeba bwo ndabona wandeba ukankerereza. Uyu musore ahita amubwira ati hey, atumva aturi mwiza cyane, ni ukuri aturi mwiza ku buryo umuntu arakureba ntabirambirwe. Uyu mukobwa ahita amubwira ati reka ningire ku kazi. Uyu musore ahita amuha akantu yari afite k'impano yari ifunitse neza cyane mu kantu keza, maze atakira. Uyu mukobwa ati bise kandi ni ibiki ko atari umunsi w'amavuko wanjye? Uyu musore ahita amubwira ati yego ndabizi ntabwo ari wo, ariko nanone aka kantu nakabonye rwose mpita ntekereza kuri wowe numva ngomba kukugurira, niyo mpamvu nakaguze. Uyu mukobwa aba rwose afite agasuzuguro kenshi, agahita afata ya mpano n'udutoki tubiri agahita yijugunya mu ntebe agahita yigendera. Uyu musore arareba maze akumirwa ukuntu nyine uyu mukobwa nta kintu na kimwe kijya kimushimisha. Uyu rero ahita ajya ku kazi, uyu musore nawe agahita ajya kuryama nk'ibisanzwe. Mu gitondo rero Paula arataha avuye ku kazi,
maze yagera imbere y'icyumba cy'uyu musore agahita abona hariyo inkweto z'umukobwa, arungurukira mu kirahure maze agahita abona uyu mukobwa ari kumwe n'uyu musore, maze agahita asubira inyuma akicara muri salo. Haba ari mu gitondo saa 12. Hashira akanya uyu musore nawe ahita amanuka afashe wa mukobwa ku rutugu, bagera iruhande rwa Paula agahita areba Paula maze agahita abwira uyu mukobwa ati ngaho igendere, akamuherekeza akamugeza inyuma y'umuryango akagaruka. Paula aba yarakaye cyane agahita amubaza ati ni gute urarana n'umukobwa wigurisha kugeza aya masaha? Uyu musore ahita amubwira ati ariko ntabwo ari umukobwa wigurisha, ni umukobwa mwiza rwose, ntabwo yigurisha. Paula ati none niba atigurisha yaraye ahangaha ate? Uyu musore ahita amubwira ati ariko niba ushaka ko ngusobanurira nagusobanurira nta kibazo. Paula ahita akomeza amubwira ati ndabizi nyine abagabo rwose hari ibibazo muba mukeneye kwikemurira, niba hari icyo ukeneye gukemura jya ubajyana ahandi, uru ni urugo rwanjye nawe ntabwo ukwiye kurukoreramo ibi bintu. Uyu musore aba ari guseka cyane akamubwira ati ariko nta kibazo, ntabwo yigurisha. Uyu mukobwa ahita agenda yarakaye maze akinjira mu cyumba. Uyu musore asigara aseka kuko n'ubundi nicyo urebye aba yaragambiriye, aba yarabitekerejeho akavuga ati uyu mukobwa reka basi ntangire njye mutera ishyari ndebe ko yatangira kujya afuha ndetse agatangira no gutekereza neza, kuko buriya haratekereza ko ari kamara nta wundi muntu wamusimbura. Reka rero ntangire kumwereka ko ibintu byose bishoboka, yenda azageraho antekerezeho nanjye. Ubwo rero uyu musore aba abonye ukuntu uyu mukobwa arakaye maze bikamusetsa. Uyu mukobwa ibyo bintu biramurya ku buryo amara kuruhuka maze akajya kureba ya nshuti ye ati ntiwakumva ibintu Buhiya yankoreye, uzi ngo yifate azane umukobwa wigurisha mu rugo rwacu bararane. Maze uyu mukobwa agaseka akenda gupfa akamubwira ati none se ubundi ntiwambwiye ko wamwishyuye ngo mukore ubukwe? Ntiwambwiye se ko nta kintu kiri hagati yanyu? Wowe nawe se hari ikintu mukora cyerekeranye n'abashakanye? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ngwiki, ati reka reka, ati mbabara binantera iseseme. Noneho iyi nshuti ya Paula igahita imubwira ati none se kubera iki se kandi utangiye kujya umufuhira ko yabikoze n'abandi bantu, niba wowe nta kiri hagati yawe nawe? Uyu mukobwa ahita amubwira ati oya ntabwo ari ukumufuhira rwose, nta nubwo ibyo nabikora, ariko nanone ruba ni urugo rwanjye nawe najya bajyana ahandi hantu. Uyu mukobwa w'inshuti ya Paula ahita aseka ati nyamara njye ndabumva rwose urukundo ruhumura, ati uzi ko urukundo rushobora kuba rugiye guhumura, ati ntiwabona ibyo witaga ubukwe bwa feke ahubwo ugiye kubikundiramo umusore. Ati ikindi kandi buriya hari icyo utareba, ati uriya mugabo wawe ni umusore mwiza cyane imbere n'inyuma, ntaho ahuriye na ba bandi bose bajyaga baguha, ati rwose uramutse unamukunze waba uguye ahashashe, ati waba uguye neza cyane. Paula ahita arakara ati nawe uri nk'abandi bose, ibyo uri kumbwira sibyo nkeneye kumva, maze agahita yivumbura akagenda. Ku mugoroba rero n'ubundi aba amaze kwitegura ari muri salo, umugabo we akaba arinjiye ubwo aba avuye ku kazi, maze Paula agahita amubwira ati wiriwe neza se? Umugabo ati yego. Noneho bari kumubwira neza sinzi aho agatima bagakuye. Uyu mugabo ahita amubwira ati nawe se umeze neza? Paula nawe ati yego nanjye meze neza, ubu maze kwitegura ngiye ku kazi. Uyu mugabo bari kumubwira ati ndananiwe cyane bikabije, ati ariko ubundi urabyumva ute ndamutse nguherekeje iri joro nkajya kureba rwose ukuntu uba uri gukora akazi hariya mu kabyiniro? Uyu mukobwa ahita amubwira ati none se ubu ngubu koko wabishobora, umunaniro ufite kandi nanone uri kubyuka ujya ku kazi? Uyu musore aramubwira ati yego ndananiwe, ariko rwose ndumva mbishaka, ndumva nshaka uyu munsi kugushyigikira tukajyana ku kazi nkaguherekeza tugatahana mu gitondo. Ati reka nanjye ndumva nshaka kunezerwa, ati uyu munsi ndaryoshya buke, ati reka nguherekeze rwose twijyanire. Uyu mukobwa ahita amubwira ati nta kibazo. Buhiya rero ahita amubwira ati reka noneho nkarabe mpindure n'imyenda ubundi twigendere. Ahita agenda agakaraba maze akaza bagahita bakomeza bajya mu kabyiniro.
ririya joro rero riragenda rwose rikababera iry'igitangaza kuko bava muri buwate bikanarangira bararanye noneho ibintu rwose bigiye mu buryo, aba bombi babyuka bishimye maze uyu mukobwa akabwira uyu musore ati ni ukuri wakoze kumperekeza kuko rwose wampaye ijoro ryiza kugeza na n'ubu ngubu ndacyanezerewe n'ubu mbyutse nishimye. Uyu musore ahita amubwira ati icecekere ni wowe wanshimishije nako sinabivuga ngo mbirangize, buriya ntabwo ibintu byose wankoreye ubizi, ntabwo wabimenya gusa menya ngo wankoreye ibintu byinshi cyane kandi byiza. Aba bombi baba bari guseka ariko uyu mugabo ahabise ku matama uyu mugore noneho aba ari guseka yishimye rwose ubona yanezerewe. Uyu mugabo rero aba amaze kwambara agiye ku kazi, naho Paula we aba akiri mu buriri agahita abaza umugabo we ati none se sheri urumva se wifuza kuza kurya iki nutaha? Uyu mugabo ahita amubwira ati nintaha ndifuza kurya inkoko n'umuceri ngakomeza kandi ibyishimo bikomeza bikaza kuko nifuza ko rwose ibirori narayemo byakomeza. Uyu mugore nawe ari guseka cyane ati humura ugitaha urahita usanga inkoko yawe n'umuceri bigutegereje. Uyu mugabo ahita amubwira ati niyo mpamvu nkwemera rwose sheri, ati ndagukunda ku buryo utabyumva. Uyu mugabo ahita abaza Paula ati none se telefone yawe iri he? Undi ati iri aha ngaha ku kameza. Agahita amubwira ati nkoherejeho n'amafaranga kugira ngo uze kugura n'ibirungo noneho inkoko n'umuceri byacu birusheho kuryoha. Uyu mugore aba ari guseka cyane ati urakoze cyane kandi ugira akazi keza ndagukunda cyane. Baba bamaze noneho rwose kuryoherwa bose, ubona urukundo rwose ruryoshye mu rugo rwabo, ibintu biba bimeze neza cyane. Ku manywa rero inshuti ya Paula iza kumusura maze bagatangira kuganira. Paula akajya amubwira ati amasezerano nagiranye n'uyu mugabo ararangiye none rwose ndabona hageze ko tugiye gutandukana. Paula, iyi nshuti ya Paula ahita imubwira iti noneho mana biteye ubwoba, ubu se koko ababyeyi bawe bazabyumva bate? Uzabibabwira se ubahereye hehe? Uzababwira ute ko wakoze mariage itari iya nyayo? Ibyo byose ariko babivuga mama wa Paula uba uje kubasura, maze yagera ku rugi akumva bari kuganira ibintu bitangaje ahita ahagarara akaguma aho ngaho agakomeza kumva. Iyi nshuti ya Paula biri kumubwira iti mbwira ukuntu uzatangira ubwira ababyeyi bawe uti burya bwa bukwe bwose ntibwari ubwa nyabwo, ni uko impano mwanyemereye nari nzikeneye nazo ntaje ngombaga kuzihomba, ibi bintu uzabigenza ute? Paula akomeza avuga ati mana nyagasani nzabihera he? Ati ikindi kandi rwose uyu musore mba numva ntangiye no kumwiyumvamo, ariko nanone sinabimubwira ngo mubwire ngo nkwiyumvamo, ati ibyo bintu sinabishobora. Ubwo baba bakivuga ibyo mama wabo aba ari kubumva maze akagenda akazungera kubera ukuntu aba yumva bimurenze, aba yumva ababaye cyane cyane ko aba babyeyi bari barishimiye ko umukobwa wabo yakoze ubukwe, twabyumvise ko rwose bari bameze nk'abamurambiwe. Arataha rero akabwira umugabo we ati ibintu numvise ntabwo bibaho, numvise ko bari abana bashobora kuba bari hafi gutandukana. Ati rwose mana byandenze. Uyu mupapa ahita avuga ati reka mpamagare inshuti ya Paula nyibaze kuko rwose ibizi gahunda zose za Paula. Bahamagara rero uyu mukobwa maze umupapa akamubwira ati urabizi ngo ufata nk'umwana wanjye, uri nka murumuna rwose wa Paula, ndashaka rero ko umbwiza ukuri ibintu ngiye kukubaza, nibyo koko Paula n'umugabo we bagiye gutandukana? Uyu mukobwa ahita amubwira ati oya ntabwo mbizi. Uyu mupapa akomeza amubwira ati mbwiza ukuri rwose mwana wanjye. Uyu mukobwa arakomeza akanga kuvuga maze uyu mupapa agahita arakara akamubwira nabi ati kubera ko nakomeje kukwita umwana ubwo ntabwo uri kubyumva, ati noneho ni ngombwa ko mpamagara polisi ikabyinjiramo. Uyu mukobwa agira ubwoba maze agahita abwira uyu mupapa ati rwose umbabarire cyane kuba ntarabikubwiye mbere, ati ariko ni ukuvuga ngo Paula na Bria bakoze ubukwe butari ubwa nyabwo, ni ubukwe bwa feke rwose kubera ko Paula yishyuye Bria kugira ngo bakore buriya bukwe. Ati rero bari hafi gutandukana kubera ko kontra bari bagiranye yarangiye. Uyu mupapa arababara agahita kakamurenga maze akabibwira uyu mugore we. Barababara bati ni hehe rwose twatangiye gutsindwa nk'ababyeyi, niki tutahaye uyu mwana, ese niki tutakoze, ese mana niki twagucumuyeho gituma rwose umwana wacu atabaho nk'indi miryango natwe nitwishime nk'abandi babyeyi. Uyu mumama rero biramurenga akumva rwose abuze ikintu akora. Babatumaho rero aba bombi, ndavuga Paula na Bria,
maze papa wabo aba yarakaye cyane akabwira Pawulo ati wambereye umukobwa mubi, ni gute wankoze ibi bintu, ni gute wageze n'aho wishyura umugabo kugira ngo mubane, kuki utafashe mubona kukwerekaga bose. Uyu mukobwa aravuga ati rwose umbabarire papa, nakoze amakosa ariko nanone numvaga aricyo gisubizo cyonyine mfite. Uyu mupapa akomeza amubwira ati uri umukobwa mubi cyane, maze Freya akananirwa kwihangana agahita avuga ati rwose papa ndakubaha urabizi, ariko nagira ngo nkubwize ukuri ko uyu mukobwa wawe nta hantu ahuriye n'abo bakobwa bandi uvuga. Ati uyu mukobwa ariyubashye, ni umukobwa mwiza, ni umukobwa uzi ubwenge, ni umukobwa rwose urenze abandi bose utekereza. Ati njyewe rwose ndamugushimiye, nubwo twakoze amakosa ariko ni ukuri ntugire ngo rwose wabyaye nabi, ufite umukobwa mwiza. Uyu mugabo aba akirakaye cyane, maze agahita abwira uyu mukobwa we ati njye imbere genda, akabwira uyu musore nawe ati sinkeneye kuzongera kukubona ukundi, genda sinzongera guhuza amaso nawe. Uyu musore rero ahita asohoka n'uyu mukobwa bakagenda, maze bagera mu rugo bagatangira gushwana. Uyu musore akabwira uyu mukobwa aba ari gutuka uyu musore ati n'ubundi iyo uba waragiye kera amasezerano akirangira ubu ntituba duhuye n'ibibazo. Uyu musore nawe ati ariko njye nabonaga rwose hari ikintu kiri hagati yacu, ntabwo numvaga ko ari uku twakabaye turangiza. Ati ariko se ubundi ko amakosa yose uyangeretseho wiyibagije ko iyi migambi yari iyawe, ari wowe washakaga impano ababyeyi bawe bagombaga kuguha, si wowe wabikizemo ibi byose, kuki wumva ko ari njye nakoze amakosa. Baratongana rero, maze bagera mu rugo uyu musore ahita ajya mu cyumba akazinga ibintu bye byose akabishyira mu mavarize, maze agahita asohoka. Uyu mukobwa ahita amubwira ati mbabara ndakwinginze, ibintu byose navugaga nabivuze ntabitekerejeho. Uyu musore ahita amubwira ati oya rwose na rimwe sinigeze nifuza kukubangamira, nta nubwo nigeze nifuza kukubabaza, rero ntabwo naguma muri iyi nzu, wa mugana amasezerano yararangiye, reka nigendere. Uyu mukobwa aramubwira ati mbabarira, ubu se koko ndi busigare ndi njyenyine? Uyu musore ahita amubwira ati oya nta mwanya wo kubitekerezaho mfite, nafashe icyemezo. Ahita afata amavarize agafungura, maze agahita yisohokera akigendera. Uyu mukobwa asigara ararira kuko ararira, ariko ararira bya nyabyo, ku buryo agenda akajya mu cyumba akifungirana, ntasubire ku kazi, ntasubire kwitaba telefone, ntagire ikintu na kimwe yongera gukora. Abantu bose baramushaka bakamubura, papa we akajya amuhamagara akamubura, mama we akamubura, na ya nshuti ye ndetse ikajya imuhamagara ikamubura. Papa rero wa Pawulo yongera guhamagara uyu mukobwa w'inshuti ya Pawulo akamubaza ati nta makuru ye? Undi ati hoya, kubera ko iyo muhamagaye ntiyitaba, n'iyo ngiye ngakomanga nabyo kandi ntabwo anyitaba. Hashira iminsi rero, ariko uyu mumama rwose wa Pawulo aba yarananiwe kwakira ko abana be bagiye gutandukana, maze akabwira uyu mugabo we ati ndakwinginze rwose, ndumva ntashaka ko umwana wacu yitwa uwatandukanye n'umugabo. Ati sinshaka ko batandukana, ndumva bagumana. Uyu mugabo we aramubwira ati nkurikije ibintu nabonye Pawulo yakoze, yakora n'ibirenze, rero dushobora kumuhatira kugumana n'uriya mugabo kandi atamukunda, maze ugasanga ibintu bibaye bibi kurushaho, ugasanga noneho hakoze ibyo tudatekereza. Uyu mumama koko yumvise ari byo, kuko umukobwa wabo noneho bari batangiye kubona ko rwose wagira ngo ntibamuzi. Ubwo rero uyu mukobwa nawe aho yari ari mu nzu, yari ari gutekereza ukuntu uyu musore bari kumutuka we yamuvugiraga avuga ati ni umukobwa mwiza cyane, ahubwo ntabwo muzi agaciro ke, maze yabyibuka akongera akarira kurushaho. Yari yababaye rwose kuba uyu musore yari yamusize. Iminsi rero yaje gushira, maze Pawulo aragenda afata icyemezo, aravuga ati rwose ngiye noneho gukora ubukwe na wa musore nanze, kuko n'ubundi nta yandi mahitamo mfite. Yagiye kureba ya nshuti ye y'umukobwa, amutekereza ibintu byose uko byagenze, aramubwira ati mu by'ukuri Freya naramukunze rwose, naramukunze cyane, ni ubwa mbere nari nkunze umuntu, n'ubu rwose ndacyamukunda, ariko nanone yaragiye kandi ntakinyitayeho, nanjye rero nta mahitamo mfite, ngiye rwose kwikorera ubukwe n'uriya musore wundi. Iyi nshuti iramubwira ati ariko ni ukuri ntabwo ari byo, wakabaye ujya gushaka Freya mukongera mugasubirana. Uyu mukobwa aramubwira ati hoya, buriya umugabo yakwanze aba yakwanze, nta mpamvu zo kumwiruka inyuma, n'ubundi ubwo nta gaciro yazampa. Ati reka mfate icyemezo nikorera ubukwe n'uriya.
Ubwo rero mu gihe bakiri kuvuga batyo, uyu mukobwa nanone w'inshuti ye nyuma gato aza kujya kureba iwabo wa Paula, maze akababwira ati ni ukuri nakoze amakosa, yego nari umwana mu rugo nakabaye narabibabwiye mbere, ariko nanone ntabwo mbyicuza kubera ko nari narahaye isezerano Paula ko ntazigera muvamo habe na mba. Ati ikindi kandi ntabwo rwose twakoreye ubusa, kubera yuko Paula yakunze cyane Bria, nubwo bameze nk'abatandukanye ariko yamwiyumvisemo. Ni ubwa mbere nabonye Paula yishimye, ni ubwa mbere nabonye akunze umuntu. Urumva rero ko ntabwo rwose twatsinzwe, nubwo batari kumwe ariko nibura yabonye ko ashobora gukunda nawe, yabonye ko kandi hari abagabo beza bashobora kubaho. Papa wa Paula yaramuteze amatwi maze atamubwira ati ibyo se uvuga koko nibyo? Paula yakunze Bria? Uyu mukobwa atamubwira ati cyane rwose, kandi Bria nawe yamubereye umugabo w'icyitegererezo, nubwo iriya minsi yose bayimaranye bari ku masezerano, ariko ni ukuri uriya mugabo yitwaye nk'umugabo nyamugabo mu rugo. Uyu mubyeyi ahita aceceka ntagire icyo asubiza uyu mukobwa, maze agahita amusezerera ati ngaho igendere. Uyu Paula we aguma mu myiteguro kugira ngo azakore ubukwe na wa musore wundi. Umunsi umwe rero ababyeyi ba Paula baramubwira bati ejo uzitegure neza amasaha ya n'aya, uriya musore azaza rero kukwambika impeta. Ubwo ni wa musore yari yaranze, bari bamaze kumvikana ko bagiye kuzakora ubukwe. Ubwo rwose uzabe witeguye kuko azaza. Umunsi rero nyirizina uragera, maze Paula akambara neza, akisiga, akaba mwiza cyane, maze mama amusanga mu cyumba ati gira vuba kubera ko abashyitsi bahageze. Uyu mukobwa arasohoka yambaye neza cyane, maze akigera muri salo agahita atungurwa no gusanga Bria na papa we aribo bicaye muri salo. Bria aba yambaye neza cyane cyane ariko imyenda myiza, maze agahita ahaguruka agahita ahobera uyu mukobwa akamubwira ati ikintu cya mbere nakubwira, mbabarira rwose, uzi impamvu amasezerano yanjye nawe yarangiye maze singende? Ati ni ukuri numvaga ntabasha kubaho utari, numvaga ntabasha rwose kubaho udahari. Ati niyo mpamvu nakugwamye iruhande. Ati rwose nubwo waba uri umukobwa ufunga umutwe ute, nubwo ugeraho ukavuga nabi ukirakaza, ariko ni wowe mukobwa mwiza nabonye kuri ino si. Naragukunze birandenga, guhera umunsi wa mbere nkubona nkaza kwiruka inyuma usohotse muri supermarket, nabonye ufite ubwiza butangaje ku buryo rwose nta wundi mukobwa nigeze mbona musa. Ibyo yari ari kubimubwira ababyeyi ba Paula basetse bari guha Imana icyubahiro. Paula aba ari kumureba aba yatunguwe kuko si we aba aje kwitaba. Uyu musore rero abimubwira kandi ari nako apfukama, maze akamubwira ati ndifuza rwose kukwambika y'ubudatana, maze nawe ukanyemerera rwose kuba umugabo w'ibyishimo ibihe byose, igihe rwose wakwemera kumpereza urutoki rwawe maze nkakwambika impeta, waba uvuze uti uzabeho wishimye ubuzima bwawe bwose. Uyu mukobwa rero adatinze ahita amuhereza urutoki akamubwira ati ni ukuri nanjye ndagukunda cyane, naragukunze kandi birenze uko wabyumva, kuko ni wowe mugabo wenyine nigeze nkunda kuva nabaho, ni wowe mugabo rwose nigeze ngirira ibyiyumviro. Aba bombi barahoberana cyane, maze ababyeyi babo bakavuga bati Imana ishimwe rwose kuba abana bacu bishimye, kandi umukobwa wacu nawe akaba abonye uw'inzozi ze. Bahita rero basezerana none kongera kubana, noneho bakabana akaramata kandi bakabana noneho basezeranye by'ukuri. Inkuru yacu y'urukundo rero nawe tuyisoreje. Mwakoze rwose kuyikurikira, kandi ntimukibagirwe gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo inkuru zibagereho ku gihe kandi zigere no ku bandi. Ndabakunda cyane.